noneho uko twagendaga tumenyerana anyandikira mwandikira yagendaga ambwira ibintu runaka, bya bintu runaka yambwiraga ngo ku itariki n'iyi igihe iki n'iki ku isaha n'iyi uzabona ibi n'ibi. Koko cya gihe cyagera ibyo yambwiye nkabibona, kugira ngo noneho ndusheho kumugirira icyizere. Uwo Sara Frida amaze kumbwira ibyo ngibyo nibwo yatangiye kwinjira mu buzima bwanjye, akajya ambwira iby'ubuzima nyuramo n'ibyambayeho mu mateka, kandi koko bigahura. Kwari kugira ngo mbega abone ukuntu ankurura cyangwa ndeshya. Noneho nyuma nibwo yaje kumbwira ko kugeza igihe rero nakirijwe. Niba twarabivuze woherejwe muri ubwo buzima ufite imyaka ingahe? Nagize watambwe n'ibyo bintu ufite imyaka ingahe? Nkivuka nibwo njye natambwe, kuko amakuru ufite hari ibyo ntababwiye. Ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 1978 nibwo navutse, ariko mvuka ntashyitsi. Kuko icyo gihe kuko kuri ibi bya Sara Frida hari akantu gato ntaribagirwa. Nje ndibuka ko ugiye kuza dusengera Imana kugira ngo tuze gukomeza n'ikiganiro cyacu. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo, twebwe abari mu isi dukirizwamo, ndagushimiye umwanya nk'uyu wongeye kwemera ko ngaruka imbere yawe muri iki kiganiro cya kabiri ngiye gutambutsa mu mahanga yose yo mu isi, kigendanye n'ubuzima nanyuzemo muri bya bihe byari bikomeye mu gihe cy'imyaka 42, nguhamya Uwiteka kandi ngaragaza uruhare wagize rukomeye mu buzima bwanjye. Kuko hari abantu benshi batandukanye bagiye gukurikirana ubu buhamya bwo mu cyiciro cya kabiri. Mana nkuru, nyemerera uko bari kose, aboroheje n'abakomeye mu mahanga yose yo mu isi bagiye gukurikirana iki kiganiro, ubahe kumva no kumvira ibyo bashakaho, kuko Uwiteka Imana iraheraho mu ijuru. Mana nkuru rero, nyemerera ubane nanjye, kandi nyemerera Uwiteka ubane n'abakozi bawe turi kumwe muri iki kiganiro. Twembi rwose dufashwe cyane n'Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera agira uruhare rukomeye mu kwemeza abantu bawe, kugira ngo imitima y'abantu bawe iguhindukirire, bagende uko ushaka, bakore uko ushaka, kandi bagende bakumvira ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Urakoze cyane. Reka tugaruke cyangwa se dutangiye turebera hamwe feedback. Ikiganiro cya mbere, ese hari telefone wakiriza abantu baguhamagara, ese zavugaga iki? Haleluya. Wenda tugarutse mu incamake y'ikiganiro cya mbere cyatambutse, nabagaragarizaga uruhare rw'abadayimoni n'abarozi bagize mu buzima bwanjye mu gihe cya gipagani no mu gihe cya gikristo. Ibyo bice byombi narabigaragaje, ndetse ngaragaza n'iherezo. Kuko njye nari naratambwe mu bigirwamana byo mu miryango nkomokamo, kandi ntambwa nkiri muto. Mu mikurire yanjye nkura nta babyeyi mfite, ndetse nta n'uwari kumbwira uko byagenze, kuko nisanze mu bibi bingiraho ingaruka zikomeye. Kugeza igihe rero nakirijwe. Niba twarabivuze woherejwe muri ubwo buzima ufite imyaka ingahe? Nagize watambwe n'ibyo bintu ufite imyaka ingahe? Nkivuka nibwo njye natambwe, kuko amakuru ufite hari ibyo ntababwiye. Ku itariki 23 z'ukwa gatandatu 1978 nibwo navutse, ariko mvuka ntashyitsi. Kuko icyo gihe mu makuru ufite nahawe, mama umbyara, kera habagaho amagare, bari bafite igare, umuntu wari umuhetse ku igare ryabuze feri, iragenda rimukubita ku nsina. Inda antwite yari maze kugera mu mezi 7, mvuka ubwo. Noneho mvutse ubwo rero nkura mu mikurire, nkurana icyo gikomere cyo kuba naravutse muri ubwo buryo. Noneho hari nabwo natambwe no mu bigirwamana byo mu miryango, kuko babonaga iby'Imana izankoresha badashaka ko byasohora. Noneho maze gukizwa
neza ku itariki 5 z'ukwa 10 umwaka wa 2010 nibwo nyuma yaho naje guhura na groupe abarobyi yo muri Eglise Presbyterienne au Rwanda, mu magambo magufi EPR ya Rwagwa. Noneho nibo bantu bandeze mu buryo bw'amasengesho, uko twagendaga dusengana amasengesho atandukanye, Imana ikagenda integeka ibyo ngomba gusengera. Mu byasengerwaga rero bitandukanye harimo no gusengera gushyika, kuko n'ubundi naravutse ntashyitsi. Rero Imana yampaye gushyika mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ubundi umugabo ushyitse kandi ufite ubwenge nta kibazo. Imana yahabwa icyubahiro. Aha, nuwo rero harya ni papa nde? Papa Dani. Yes, ni Papa Dani turi kuganira, yari incamake yakubyo twaganiriye mu gice cya mbere. Wenda abifuza kuza kumva icyo gice cya mbere murareba munsi iyi video, murabona link iberekeza ku gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye. Uyu munsi wenda tutarakomeza n'igice cya kabiri n'ibibazo gice cya kabiri. Ese kira gice cya mbere hari abantu baguhamagaye, se wumvaga bafite ize feedback? Abantu barampamagaye, nza no gusura ruriya rubuga, nza kubona ibibazo bitandukanye ibyifuzo, ibitekerezo by'abantu bagiye bashyiraho, mbona byose bihura n'iby'abampamagaye. Bambwiye ko nabo bisanze mu buzima nk'ubwo, bari guhura n'ibibazo nk'ibyo nanyuzemo, noneho basa naho bagisha inama y'icyo bakora. Ari nayo mpamvu naje muri iki gice cya kabiri ku bigendanye no kubasubiza, kugira ngo nabo bamenye icyo gukora, bave muri ubwo buzima bubaboshye, binjire mu buzima buzima tubonera mu mwami wacu Yesu. Muri iki kiganiro murabyumva, kubohoka ni none ntaga na wa mugabo. Nuza kuri cya kino kiganiro aza gukuramo intsinzi. Reka noneho ndagenda ngaruka no ku by'abantu bibajije mu gice cya mbere. Hari umuntu wavuze nakoso, umuntu wa mudayimoni avuze bita Sarah Frida, yakomeje agenda agaruka n'abantu benshi batandukanye. Uyu Sarah Frida ndashaka ko tumugaruka mu iki kiganiro kugira ngo tuburire itorero, dutanga imbuzi ku bantu badukurikira, kuko bashobora guhura nawe uyu munsi, bashobora kuba bari guhura nawe mu buryo bazi cyangwa se mu buryo batazi. Ubundi ndagira ngo aha hantu hatinde kugira ngo dutange imbuzi ku bantu b'Imana badukurikiye. Uyu Sarah Frida ni iki? Mwahuye uti? Haleluya. Sarah Frida nahuriye nawe ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkoresha email. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2004, nari mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu, noneho nkakunda gukoresha cyane email ku bantu batandukanye twajyaga twandikirana. Nawe rero mu banyandikiye arimo, kuko yanyandikiye ntabimusabye, sinzi n'uburyo abonyemo email yanjye, anyandikira anyohereza n'ifoto ye. Ubona ari umukecuru ukuze, ambwira yuko afite ishuri rya kaminuza mu gihugu cy'Ubufaransa, ari ishuri rye bwite. Atangira ambwira amateka ye n'ibigwi bye, kandi ambwira yuko nanjye yampindura umukozi. Noneho uko twagendaga tumenyerana, mwandikira yagendaga ambwira ibintu runaka, bya bintu runaka yambwiraga ngo ku itariki n'iyi, igihe iki n'iki, ku isaha n'iyi uzabona ibi n'ibi. Koko cya gihe cyagera ibyo yambwiye nkabibona, kugira ngo noneho ndusheho kumugirira icyizere. Uwo Sarah Frida amaze kumbwira ibyo ngibyo, nibwo yatangiye kwinjira mu buzima bwanjye, akajya ambwira iby'ubuzima nyuramo n'ibyambayeho mu mateka, kandi koko bigahura. Kwari ukugira ngo mbega abone ukuntu ankurura cyangwa ndeshya. Noneho nyuma nibwo yaje kumbwira ko agiye kumpa imbaraga zo kugira ngo ajya nkoresha, ampindure igikoresho cye, ariko izo mbaraga ari izo mbaraga yari yarahaye Farawo umwami wa Egiputa. Ngo izo mbaraga nizo agiye kumpa, kandi ampa uburinzi nk'ubwo yari yarahaye Farawo,
anyereka uruntu rw'urukoko, ikinyamaswa giteye ubwoba, ifoto yacyo arayinyoherereza ko ari izajya indinda, ariko ninamuka mwumviye nkakora ibyo ashaka. Icyo yansabye rero kugira ngo mbone izo mbaraga, hari amadolari, ntabwo nibuka neza umubare kuko kuva 2004 ntabwo natekerezaga ko nabitambutsa mu kiganiro nk'iki. Ni amadolari yari hagati y'amadolari 300 na 700, ariko harimo utuntu tw'uduceri twarengagaho. Nagombaga kwishyura kuri visa nakoreshaga, ahantu yari yambwiye nagombaga kuyohereza, akabona kunyohereza izo mbaraga zo mu buryo butagaragara zizajya zindinda, nkakoreshwa mu buryo bwa kidayimoni kandi ndi umuntu. Ibyo bintu mu gihe nari nkibitekerezaho, noneho yaje kubona ko ndimo gutinda, ahita anyohereza indi message insaba gukoresha buji zingizi tugura mu mabutiki ducana. Arambwira ngo mu gicuku saa 9 mfate intebe ebyiri zasheze, imwe nyishyira imbere yanjye, ya indi iri imbere yanjye nyiterekaho buji, noneho nicare kuri ya indi iri inyuma yayo. Nimara kuyishyiraho ya buji, noneho ngo making sure ko nta mutsi n'umwe ureze ku mubiri wanjye mu gicuku cya saa 9. Noneho ngo ntumbire muri ya buji, ntahumbije, wazahita aza tubona nimbona nkubone. Nuko yambwiye ngo noneho namara kuzimona nkubone, nzamubwire ibyo mwifuzaho byose hatagize na kimwe muhisha. Ngo noneho nimara kumubwira ibyo mwifuzaho byose hatagize na kimwe muhishe, tuzatandukana. Nitumara gutandukana, ngo nzamera nk'uvunaguritse, umuntu ufite amavunane nyine, ngo ariko ntibizambuza gukomeza akazi. Akubwira ibizabaho byose nyuma. Ambwira ibizambaho nyuma byose, ariko noneho mu gihe nari ngitekereza kuri ibyo bintu ngiye gukora, naho nari ngiye kubikora mu gihugu kitari icyacu, ngira ubwoba. Fatwa n'ubwoba mu mutima wanjye, fashwe n'ubwoba, numva ijwi rivuga nk'iry'umuntu rirambwira ngo rekera gukorana na Sarah Frida. Iryo jwi nararyumvise. Maze kuryumva, iryo jwi ndaryumvira, none ndavuga ndarekera gukorana nawe mu bihe buryo, ntiwongere gukoresha iriya email. Wumvaga wowe mudakorana? Numvaga iryo jwi ndiryo ryambujije, kuko n'ubundi igihe cyari kigeze kugira ngo mikore. Izo ntebe zari zihari, aho nari nabaga zari zihari, buji zari zihari, nta kibazo, ntago zari kubura. Ariko noneho kuba nari nagambiriye kubikora, nibwo nabanje gutekereza, muri kwa gutekereza iryo jwi rivugira muri nge ko ntakorana n'uriya Sarah Frida. Tugende usangira ikiganiro. Ese ubwo izo email uracyazifite? Iyo email nahise nyihagarika muri 2004, ntago nongeye kuyikoresha, kuko ndakeka ko Google yaba yarifunze, yaravuye ku murongo. Ntabwo nyibuka. Ntabwo wibuka password? Nyibuka rwose. Yego. Sarah Frida rero nuko nguko twarekeye gukorana, kuko ndabisanisha n'ikiganiro cya mbere natambutse, natambukije kuri iyi televiziyo, kuko nari nababwiye ko abadayimoni bo mu miryango n'abarozi bo mu miryango nkomokamo bashaka kungira umuzimu w'umuryango. Noneho na Sarah Frida nawe ubwe yambwiraga ko agiye kumpa imbaraga nk'izo yari yarahaye umwami Farawo, kugira ngo nanjye mukorere, azajya ntuma hashatse. Bisobanurwa ko n'ubundi nangiye kuba umuzimu nyine, ariko ndi mu ishusho y'umuntu, muri bwa buryo bwo kwiyoberanya ukamubona nk'umuntu gutya, nkagutera, nkagukora ibyo nkora byose, ari misiyo y'abadayimoni nahawe. Ubwo rero narabisanishije, mbona ko nyine abadayimoni bose bakora kimwe, n'ibigirwamana byose bikora kimwe, ariko bitandukanira mu mazina. Kuko abadayimoni bo mu miryango n'abadayimoni ba kizungu baratandukanye ku masura, batandukanye muki, ariko ibikorwa ni bimwe. Buri wese aza yisanisha n'ishusho ya society asanze. Buri wese aza yisanisha muri ubwo buryo, kugira ngo nyine ayobye abantu b'Imana anabarimbure, ko nta cyiza cy'abadayimoni. Kandi ikindi twe muri ubu buzima bwa gikristo tugomba kumenya n'ubundi n'intambara turwana nazo, kuko ijambo ry'Imana
rirabigaragaza mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 12 n'uwa 13. Haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Niba Sarah Frida yarambwiye ko afite ishuri rya kaminuza mu gihugu cy'Ubufaransa, kandi akaba yaranshakaga muri ubwo buryo kugira ngo ankoreshe, uburyo abonyemo email yanjye niwe ubuzi, bisobanurwa ko nyine no ku mbuga nkoranyambaga Satani ntabatagera, hose arahagera. Noneho mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugomba kumenya intambara uhura nazo mu buzima, zo mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara, kuko za zindi zo mu buryo butagaragara zigira imbaraga mu buryo bugaragara, kandi n'abantu bose bakabibona, kuko ubugingo n'umubiri biruzuzanya. Ibyo nibyo nagira ngo mbasobanurire ku bigendanye na Sarah Frida, kuko ntabyo nigeze nkorana nawe, ariko ibyo yari arimo andeshya kugira ngo korere no gucatingana. None se reka rero tutarava kuri iyo ngingo, iyo witegereje muri ibi bihe tugezemo, urumva hari ibintu bikorerwa mu nsengero byinshi bitandukanye, bimwe ugasanga abantu barabyibazaho, ubona nta bantu bakorana n'uwo mudayimani mu buryo bweruye? Mu buryo bweruye birakorwa, ariko n'umwami Yesu yaravuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Kubikora ushobora kubimubwira akavuga ngo mucira urubanza, cyangwa ngo ugiye kumwinjira mu buzima cyangwa se iki, ariko icyo nakubwira wowe ukurikiye iyi televiziyo, cungana n'izamu ryawe, kuko umuntu azabazwa ibye ku giti cye. Niba umwami Yesu yaravuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka, twe ubwacu ntabwo ari twe twabikuraho. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe bigomba gusohora kuri twe, ntibizasohora ku biti, bizasohora kuri twebwe abazima, abantu bariho, ariko nawe ukamenya icyo Imana igushakaho. Icyo Imana igushakaho, icyo wamenye gikomeze mu mutima wawe, we kwivanga n'ibitagira umumaro. Naho byo mu madini n'amatorero byo, mu nsengero dusengeramo, mu banyamasengesho dusengana, narebabwiye mu kiganiro cya mbere ko njye nasenganye n'umurozi ufite nyabingi kandi ari n'umuhanuzi. Twarabivuze, ibyo byaratambutse birahari. Wabwirwa nande wamenya yarahawe nande misiyo, kandi ari umurozi afite nyabingi. Iyo nyabingi wamenya ari iyi, kazo za nyabingi n'ubu ngubu no mu kizungu zihari, bazambika amazina runaka, ibintu by'inyamaswa bimeze bite, bikajya imbere y'abantu bikavuga ngo turashaka ko bigenda gutya na gutya, bigenda gutya na gutya, ari uburyo bwo kugira ngo barwanye umugambi w'Imana no kuyobya abari mu isi. Kandi nanone mujya musoma n'ijambo ry'Imana, rega burya ijambo ry'Imana ryo buzima. Niba igitabo cy'ibyahishuriye Yohana kigaragaza iby'iminsi y'imperuka, iminsi dusohoyemo, ibintu turimo kugenda tubona mu madini n'amatorero no mu buzima busanzwe, bikaba biriho bisohora tubireba, n'ubundi nibigaragaza yuko Satani ari gukora mu buryo bweruye, mu buryo bweruye. Uzarebe nk'urubyiruko rwo hanze aha, mu rubyiruko rwo hanze aha, abasore n'inkumi bo mu gihe dusohoyemo, ukabona umuntu w'umusore yiyogoshesheje ukuntu, yasutse inweri runaka, yashyize iherena ry'umusaraba ahangaha, afite imyaka mike. Noneho ukibaza se uyu muntu namara gukura amaze kubaka urugo, ni murage ki azasigira abazakomoka kuri we? Haleluya. Noneho ukabona umuntu w'inkumi ntatinya kwambara ubusa ku karubanda, cyangwa yishushanyijeho ibintu, ikintu cy'icyoka kiri mu mugongo, ni iki? Bisobanurwa ngo ubugingo bwa benshi, ibyo bya tatuwaje n'ibiki byose, ubugingo bwa benshi burimbukiye mu maboko ya Satani kandi batabizi. Akumva ngo ni iterambere, akumva ngo ni iterambere, ariko iryo terambere hari ikiryihishe. Naho ni kontra ari gusinya ahantu atazi. Kuko urumva nanjye iyo ngirana amasezerano yeruye na Sarah Frida, wenda ibiri gusohora ubu ngubu mu bantu ninjye wari kubisoza, kuko twakoranye 2004. Urumva nanjye nari kuzana ibindi, kandi nkaza mbigutegeka, waba ukomeye waba uroheje nkabigutegeka. Imbaraga z'umwijima ukabikora. Abemeye nawe amasezerano ubu bari mu kazi.
waruvuze kimwe n'uko ubu hari abemeranye nawe imikoranire ubu bari mu kazi bari mu kazi, kuko urumva sinjye wa mbere akoranye nawe. Aho wenda iryo shuri rye riri afite uko yarishinze hano ku isi mu gihugu cy'Ubufaransa, afite abakorana nabo ku mbuga nkoranyambaga, afite abakorana nabo ndetse no mu buzima busanzwe afite abakorana nabo, kuko ni umwuka mubi wa Satani, wa kidayimoni, umwuka utagaragara. Kandi ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ni intambara itarwanisha amaboko, ni intambara itarwanisha intwaro zisanzwe, ariko ni intambara yo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu rero Pawulo yabwiye Abefeso, arababwira ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Wa munsi mubi, umunsi mubi ni wo kwinjira muri ibyo bitagira umumaro. Umunsi mubi ni wo kwica ubugingo bwawe ukaburimburira muri Gehinomu. Rero nkatwe urabona turakuze, ariko se ko dukuze ni murage ki mu gihe tuzaba tuvuye kuri iyi si? Ni murage ki tuzasigira abazakomoka muri twe? Ese mu gihe kizaza ntituzashiduka igihugu cyabaye ikibirara n'indaya n'inzererezi, bitewe n'imihindagurikire y'imico y'iki gihe n'ingeso ziri kugaragara hirya no hino? Tukavuga ngo ni abazungu, abazungu tukababeshyera, kandi hari icyo Satani agambira anyura mu bantu, mu bakozi be. Noneho yamara kunyura muri ba bakozi be tukavuga ngo ibi nibyo terambere. Iterambere ry'umusore washyize inweri ku mutwe, wambaye amaherena, wagiye gutingana, yarenza akajya kwihisha mu nzu y'Imana ngo arimo arakorera Imana, iryo ni ryo terambere? Cyangwa afite ikimwihishemo kigiye gutuma arimbuza n'abandi? Niyo mpamvu rero twakabaye maso, kuko Satani arakora mu buryo bwose. Kandi Satani umenye neza yuko yarwanya intambara kuva mu gihe cya kera, twe tutazi, ariko dushingiye ku mateka ya Bibiliya tubona uburyo Abisirayeli Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Intambara barwanyura ni Satani warwanije abera muri kiriya gihe cya Mose na Yosuwa. Urabizi iby'urupfu rwa Yesu ko byagenze, n'intumwa n'abahanuzi uburyo bagiye bapfa mu bihe byatambutse tutazi, ariko Bibiliya bitugaragariza. Satani yararwanye kugeza n'umunsi Satani aracyarwana. Satani rero ni umuhanga, azi kurwana. Satani rero afite ubwenge bwo kurwana intambara zitandukanye. Nkatwe abakristo mu gihe cya none ndetse n'abashaka gukizwa, niyo mpamvu amahitamo nabiri ubundi mu buzima bwa muntu. Hari uguhitamo neza, hari no mu guhitamo nabi. Ariko uhisemo neza uhemerwa n'Imana, kandi uhisemo neza Imana irakurwanirira. Haleluya. Imana irakurwanirira kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri. Rero niyo mpamvu twebwe ubwacu dukwiriye kumenya neza intambara turwana iyo ariyo, kandi tukamenya nabo turwana nabo abari bo, kandi tukamenya ko abo turwana nabo hari abandi barwanije, ndetse nabo bakozi b'Imana, abashumba, abapasiteri, abo bamaze igihe mu gakiza, naho bakora imirimo ntago bakora imirimo iruta, naho bakora imirimo y'Imana imeze iti, ntago bakora imirimo iruta iya Mose. Kuko na Mose nawe yatambitse ibirenge mu nzira, ntago yageze mu gihugu cy'i Kanani bitewe n'icyaha cy'umujinya. Niyo mpamvu rero muri urugendo tugomba kuba maso, tukamenya neza yuko urugendo tugenda Uwiteka Imana niwe uturangaje imbere. Niba rero Uwiteka Imana rero dushyigikiye mu rugendo tugenda, nta mpamvu yo gukebakeba ngo ujye gushakashaka hirya no hino, ahubwo hanga amaso Umwami Imana, Umwami Imana azakurengera. Buretse gatoya, iyo dukora ikiganiro nk'iki, cyane nko kuri iyi ngingo tukiriho, wenda ikibazo kibanziriza ikindi gikurikira cy'ikiganiro, ni nk'ibiki umuntu ashobora kuromarika kuri sosiyete cyangwa ku muntu akavuga ati byanze bikunze uno muntu ari gukorera mu butware bwa Sarah Frida. Uretse na Sarah Frida, burya niba wasenze by'ukuri Imana ikakubwira ngo nzagukorera iki, wagera ahandi nawe umuhanuzi akakubwira ngo nzagukorera iki, ugomba gushishoza bya bintu byose byavuzwe bigenzuzwa ijambo ry'Imana. Kuko Satani icyo akoze ako kanya gihita gisohora, ariko iby'Imana byo biratinda, kuko impamvu yo gutinda kwabyo Imana ibiriho kwigisha inagutegura ejo hazaza. None muri kwa kugutegura
ibigukomeza kugira ngo nawe uzakomeze abandi. Kuko kuri ibi bya Sara Frida hari akantu gato ntaribagirwa. Nge ndibuka ko ku itariki 7 ukwezi kwa 4 mwaka wa 2010 nkeka ko hari kuwa gatandatu nari mu masengesho maze maze iminsi 2 nkijijwe kuko nakijijwe ku itariki 5 z'ukwa 4 2010 hari nimugoroba saa 11 kuri 7 z'ukwa 4 2010 hari masenge mushiki wa papa wapfuye mu mwaka wa 1990 ubwo yaje kunshaka ku musozi wa Rwinkwavu aho nakirijwe umuzimu we aza abaririza amazina yanjye Alphonse mwene Hitimana wari umuganga wakoraga mu bitaro bya Rwinkwavu arahaganaye. Aba yabajije abaturage yahuye nawe mu nzira yari yambaye ngo mubiri ameze nk'umuntu, arangije yari ameze nk'umuntu rwose. Abamubonye baramubwira, hari n'abandi bamubonesheje amaso y'umubiri, abamubonesheje amaso y'umubiri nabo yayobozagaho aho mperereye. Barangije bamubwira aho ndi, ariko ntiyashoboye kungeraho kuko nari mu masengesho. Bivuga ngo iyo nkuru n'abantu bayikubariye, uwayimbwiye twaranasenganaga, yaranasengeye twaranasenganaga, ambera umubyeyi arampeka, Imana imbwira ko ambereye papa kuko nakuze ntagira ababyeyi, ariko Imana imbwira ko ambereye papa, arandera mu by'urugendo rw'agakiza kugira ngo ntacogora ntasubira inyuma. Niwe wabimbwiye. Noneho abimbwiye rero mbihuza n'ibi bya Sara Frida, mbihuza n'iby'ubuzima natambutsemo nababwiye mu buhamya bw'icyiciro cya mbere. Rero ibyo nababwira byo Satani arakora, Sara Frida n'ibindi bigirwamana n'ibindi ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo twumva n'ibyo tutumva, mwabyirinda kuko nta mumaro, ahubwo iherezo ryabyo no kurimbuka. Kandi ikindi n'ababishyigikira bapfa nabi. Buriya nakubwira ko hari abakecuru 2 bo mu muryango barabarozi. Mu minsi ishize umuntu yampamagaye kuri telefone ambwira ko umwe yapfuye aturitse, we yagiraga amahembe, undi nawe apfa atonyotse. nuko Satani ahemba. Ndashaka kuza kuri cya kibazo noneho abantu bakunze kugenda bagarukaho muri bwa buzima bwawe nyine bwo gutambaho ibitambo n'imiryango n'ibiki, kandi bikakomeza kugenda bigukurikirana kuva ukiri umwana kugeza mu myaka yawe y'ubukure nk'uko wagiye ubivuga. Ni nk'ibiki noneho 5 cyangwa nimba ari 4, nimba ari 3, nimba ari 10 bishobora kugaragariza ubuzima bw'umuntu cyangwa bishobora kwerekana ko umuntu runaka ubuzima bwe bwatambweho igitambo? Haleluya. Buriya utasenze Imana cyangwa utagize amaso yo gushishoza cyangwa utagize amatwi yo kumva neza ijwi ry'Imana, ntabwo ushobora gusobanukirwa niba waratambwe mu bigirwamana, kuko n'ubundi ibyo ubukora biba bibonwa nawe bikorera, kandi wowe kumva ko ibyo ukoze ari ukuri. Abukorera gute? Tubare niba uri umunyarugomo wagera mu bantu ukabahondagura, burya umuntu wakubiswe niwe uzi kugira urugomo, kandi abazi n'ububabare bw'uburyo wamuhondaguyemo, ariko wowe bwacya mu gitondo kumva nibisanzwe. Ariko niyo mpamvu nababwiye nti rero twe nk'abantu bakunda Imana, bakorera Imana, bagendera mu nzira yo kubahisha Uwiteka, tugomba kumenya neza no gusobanukirwa urugendo tugenda. Kandi muri urugendo tugendamo harimo intambara zitandukanye. Izo ntambara zitandukanye rero tuzirwana mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo butagaragara. Kandi umugambi wa Satani ni ukurimbura umuntu, kuko na Bibiliya bivuga ngo nta kindi cyazanye Satani uretse kwica no kwiba no kurimbura. Rero
ku bigendanye n'ibintu bitanu bambajije byagaragaza yuko umuntu yatambwe mu bigirwamana, icya mbere hari icyangiro. Icyangiro naho waba wicaye mu mwanya ukomeye ute, ariko abadayimoni n'abarozi barakuroza icyangiro, nubwo waba wambaye neza n'ubundi cya cyangiro kikubaho. Watambuka buri muntu wese akakwanga, bakakuvugira mu byongorerano, bakagusuzugura, yewe ugahora wibaza impamvu y'ibyo, ndetse n'ijambo ukamburwa ijambo mu bandi, wanavuga ugategwa, ugahora muri ubwo buzima bwo kwangwa, muri ubwo buzima bwo gusuzugurwa, yewe no mu ruzerero. Ikindi cya kabiri kigendanye no kumenya ko waba waratangwe mu bigirwamana, ni ukurangwa n'amadeni arenze ubushobozi bwawe. Kwishyura bikaba ibibazo, kwishyura bikakunanira bitewe n'inyatsi baba barakuroze n'imivumo n'imyaka baba baratuye kuri wowe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, hariho gusenyuka kw'ingo bitewe no kudahuza imitima. Ugasanga umugabo mu rugo ahari nyine ahari mu buryo bwa housing, ariko umutima we wibereye ahandi, ibitekerezo bye ntibihari, ntahuza n'uwo bashakanye, ugasanga ntibahuza imitima. Ejo rero ugasanga habaye intambara za hato na hato zitaboneshwa amaso y'abana b'abantu kugeza igihe bishyizwe ku mugaragaro. Ugasanga abantu barimo barapfa ubusa, hakagaragara wenda ibyo kuba ingumba atabyara, hakabaho ibyo kubyara umuntu apfusha, hakabaho ibyo kuvanamo inda, ndetse n'ingeso mbi n'imico mibi byaturuka ku mugabo cyangwa se ku mugore, bitewe nyine nuko Satani abagambiriye gusenya rwa rugo. Nanone hakabaho ikindi kigendanye n'ibi byo gusenyuka kw'izi ngo, ahanini biterwa no kurengwa, kwibagirwa. Ubwawe ugiye imbere y'Uwiteka uratatse ati Mana ndakwinginze uzashingire umugabo umeze gutya cyangwa umugore umeze gutya, murasenze, mugiye mu rusengero, mukoze ubukwe no mu rukiko, byose biratunganye, ntibimaze kabiri ejo mugatandukana bitewe n'uko nyine warenzwe, ufite ibindi ushingiyeho, wanze kureka utarashyingiranwa. Niyo mpamvu rero mu buzima bwo kubaka ingo mugomba guhuza imitima, kuko n'abantu babiri baba batandukanye badahuje imico, ya mico badahuje, za ngeso, noneho muba mugiye gushyirwa hamwe kugira ngo mwubahishe Imana yanyu kandi barere mu kuri, mugere ku rwego ishaka ko mugeramo. Hanyuma icya kane ni ikigendanye n'ibitekerezo bibi bijyana n'amajwi y'abadayimoni yongorera mu matwi, bigatera kuvangavanga, gushidikanya no kujagarara bitewe n'uko abadayimoni batwaye ubwenge bw'uwo byabayeho. Hanyuma ari naho usanga ahantu henshi hari abantu b'abakristo rwose, akagenda agakora amasengesho y'iminsi 3 ngaha akayirangiza, yamara kurangiza amasengesho akiyahura agapfa. Abadayimoni baraza bagatwara ubwenge bw'umuntu, bamara kubutwara bagahita bamutegeka icyo agomba gukora ako kanya, atabanje gutekereza. Ako kanya akagikora, niba kwiyahura akimanika, niba ari ukwica umuntu akamwica, niba ari ukwica umugore akamwica, noneho yamara gukora cya cyaha bakamusubizamo ubwenge niba atapfuye. Niba ari uwo amaze kwica ako kanya bagahita bamusubizamo ubwenge, agafata umwanya wo kubitekerezo yamaze kubikora. Ako kanya akabitekereza, agatangira kwicuza ati nabikoreraga iki, ariko yishe wa muntu, kandi akabikora bikoreshejwe n'abadayimoni. Noneho ibyo biterwa n'ibitekerezo bibi bijyana n'amajwi y'abadayimoni aba amubwira ibyo agomba gukora, bigatuma rero umuntu avangavanga, haba no mu masengesho agasenga avangavanga, mu murimo w'Imana akakora umurimo avangavanga, mbega ugasanga ahangaha ashyize itorero mu kaga, ashyize idini asengeramo mu kaga, yewe bitaretse n'igihugu. Ugasanga ibintu byabaye akajagari mu bashumba, ugasanga ibintu byabaye akajagari mu bavugizi b'amatorero n'amadini, kuko si uri kwikoresha. Abadayimoni baraza bagatwara ubwenge.
muragenda bibona muri sosiyete nyarwanda birimo, ubikurikiranye mu bitangazamakuru urabyumva, ukabisoma ukabyumva, ku mateleviziyo n'amaradiyo Rwanda barabitangaza, atanaha byagenze gutya na gutya. Ariho usanga tuba twahaye RIB akazi, ugasanga kubera kudahagarara neza mu by'Imana nk'uko ishaka, za gereza imfungwa zabaye nyinshi, abacamanza babonye akazi bitewe natwe abasenga duhagarara nabi. Ariko buriya ndakubwira ngo turamutse dusenze neza, tukagenda uko Imana ishaka, tugakora uko Imana ishaka, ndahamya ko gereza zabura abakiriya. Icyo ni kimwe. Burarirwa n'ibigendanye nazo byahomba, byakinga imiryango. Ariko kubera ko muri iki gihe cya none dufite abanyamasengesho benshi, umurimo w'Imana urimo urakorwa mu buryo butandukanye, abapasiteri n'abashumba barabwiriza cyane, ariko ibyaha bikiyongera, ubusinzi bukiyongera. Noneho ahangaha ukibaza uti, nkatwe dusenga, amasengesho dusenga niba yumvwa n'Imana, niki gituma ibintu bidahinduka? None se wajya guhindura umuntu wowe utabanje guhinduka? Banza uhinduka wowe ubwawe, numara guhinduka uhindura abandi. Niko bimeze. Hanyuma icyanyuma aricyo cya gatanu ni ikigendanye n'indwara zidakira, zigendanye n'imigongo, amaguru, kugira ububabare bw'umutwe udakira, ukivuza kwa muganga bikanga, n'izindi zitandukanye. Kandi ibyo bikagendana n'impanuka z'ibitambo, akenshi zikunze kuba mu mpera z'umwaka. N'ubu ngubu tugiye kwinjira mu mpera z'umwaka, kuko icyo Satani abashaka ibitambo kugira ngo ace abantu amaguru, abandi abice, icyo baba bashaka ni amaraso. Noneho hakabaho nanone ibindi bigendanye n'imbeba nyinshi mu nzu, kandi izo mbeba zikaza zirya ibishyimbo byumye. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko wa muntu uwo biriho yatambwe mu bigirwamana. Ibyo nibyo bintu bitanu nasabwe gusubiza. Ni wowe kwimenyaho, n'ibindi wabyongeraho ukurikije ibikubaho. Ni wowe kwimenyaho ibiri kuriho, akaba ariwe wafata umwanzuro turi buze kubagaragariza. Yes, arabivuze ngo n'ibindi ubwo nyine kandi koko birahari. Byaba na 20, byaba na 30, ni byinshi cyane, ni amayeri menshi cyane ya Satani nyine. Ariko Bibiliya avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ntabwo turi n'ubundi kugenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko ntabwo twava mu iki kiganiro cyangwa twagisohokamo tutaburiye abantu b'Imana, tudatanze umuti w'ikiganiro, kuko turi kuganira n'umuntu wamaze kubohoka nyuma y'ingoyi yari afite cyangwa imigozi yari imuziritse. Noneho Alphonse, ndaza kukubaza wenda tugenda dusoza, umuntu umaze kumenya no gusobanukirwaho ko yatambweho ibitambo cyangwa se ubuzima bwe buri ikuzimu bukorera mu yindi si y'umwuka, akora iki? Haleluya. Ubundi icyakorwa ku bigendanye n'uko waba umaze kumenya no gusobanukirwa ko watambwe mu bigirwamana bitandukanye, ni ibintu bitatu by'ibanze. Icya mbere ni ukwizera umwami Yesu, icya kabiri ni ugusenga, ni ukwiriza ubusa. Ku bigendanye no kuba umaze kumenya ko watambwe mu bigirwamana, kugira ngo ubashe gukira izo ngoyi z'abadayimoni n'abarozi no gukira ibyo bigirwamana, icya mbere ni ukwizera umwami Yesu, icya kabiri ni ugusenga, icya gatatu ni ukwiyiriza ubusa. Wenda turebeye hamwe ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cya Mariko ibice 9 duhereye ku murongo wa 14 kugera kwa 29, ni amagambo maremare muyihanganire. Umutwe wayo uravuga ngo akiza umuhungu urwaye igicuri. Bagezaho abigishwa be bari, babona iteraniro ry'abantu ribakikije, n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa.
arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo arabasubiza ati mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa, arigaragura, abira ifuro. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu bimushikiye biruka, Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Haleluya. Mbere na mbere abanza kwizera. Wamara kwizera umwami Yesu, nawe ugafata ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa. Kuko buriya gusenga no kwiyiriza ubusa nibwo buryo bwonyine twashyiriweho mu gutabarwa n'Imana, abadayimoni bakava muri twe, imyuka mibi n'ibigendanye nabyo ndetse n'ibyo bigirwamana tukabasha gukira. Kandi aya magambo dusomye, reka tuyongereho iri jambo rigaragara muri Yohana ibice 3:17, ahagira hati kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Haleluya. Bisobanurwa ngo rero gusenga no kwiyiriza ubusa buriya birategurwa. Hari aho navuze gurupe abarobyi yo muri Eperi, nagiye kuyijyamo kuvaho n'abagarwa inkwavu kugenda ugera aho Rwagwa. Hari insengero nyinshi za ADEPR, hari n'abanyamasengesho n'amagurupe menshi ya ADEPR, ariko abo twasenganye n'ubundi ba ADEPR nibo twajyanye aho ngaho. Bisobanurwa ko byari bivuye mu mugambi w'Imana. Aho hantu tuhamara igihe, turangije amasengesho twagomba gusenga turataha, noneho bituma ngira ishyaka ryo kwiga gusenga. Noneho banyigisha uburyo bwo gusenga kandi bampugura no mu ijambo ry'Imana, kuko buri ijambo ry'Imana rigendana no gusenga, kandi ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo, tukamenya aho turi, tukamenya uko duhagaze, tukamenya n'uko tugenda. Noneho muri uko gusenga no kwiyiriza ubusa ntago byapfuye kuza gutyo, kuko n'ubundi ukiri mu itangira ry'urugendo ubanza kugenda gake gake uko imbaraga zawe zingana, kuko umuhamagaro wawe si wo wanjye kandi umuhamagaro wanjye si wo wawe. Ndetse no muri Bibiliya umuhamagaro wa Daniyeli ntago ari wo muhamagaro wa Yosuwa, kuko buriya Daniyeli yari umunyamasengesho, turabibona cyane. N'uburyo yasengeye bene wabo turabibona cyane. Umuhamagaro wa Petero si wo wa Paulo. Burya mu mbaraga zawe ushobora kwifatira ingamba bitewe n'ibyo uri kunyuramo, bitewe n'uko umaze gusobanukirwa ko watambwe mu bigirwamana, bitewe n'ibyo twavuze ugenda unyuramo cyangwa ugenda uhura nabyo.
ibyo bintu bitandukanye uri kugenda ubona, ibyo bimenyetso bitandukanye uri kugenda wibonamo, ukifatira ingamba ubwawe, utavuze ngo ugiye kureba ngo umushumba gusengere, kuko Bibiliya yabitugaragarije, n'abariya barabashumba barabapotere, barabapasiteri, ziriya ntumwa n'abahanuzi bo mu gihe cya kera, ariko basengera umuntu wari urwaye igicuri, ntago yigeze akira, ariko bamaze kugera hiherereye babaza Yesu, bimeze bite ko twe ko dusenga bikatunanira, bimeze bite? Arangije aravuga ati bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuramo uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Ku bwawe rero wakifatira ingamba, kuko ibyo unyuramo nanjye ibyo nanyuzemo, ni wowe wirwanira n'amasengesho yawe. Bibiliya igura amafaranga make, uyiguze ugafata umwanzuro wo kujya usoma ijambo ry'Imana, ugafata umwanzuro wo kujya usenga nk'uko Daniyeli yasenze, ugafata umwanzuro wo kujya usenga nk'uko abakera basengaga Imana, Imana yakugendera ikakugirira neza. Ariko byanagushobokera ko wenda ushobora kuvuga uti uyu munsi nubwo ngiye mu kazi ntacyo ndya nta n'icyo nywa kuva mu gitondo kugera nimugoroba, izuba ritararasa izuba ritararasa ndaba ntangiye amasengesho, izuba rimaze kurenga ndabanyashoje. Ukamenyereza umubiri wawe kumenyera kutarya mu gitondo, kutarya saa sita, wenda na nimugoroba, wenda kwa kundi abantu bagenda barya bitewe n'ubushobozi bwabo. Iryo funguro ukarihagarika, Imana irakureba ikagusura. Noneho kwa kundi ugenda umenyera, noneho kuba wakoze amanywa uko wamenyereye, wongeraho nijoro, ukavuga ati noneho amanywa ntacyo ndya na nijoro ntacyo ndya. Ubwo ukaba ubaye umunsi umwe wuzuye ugizwe n'amasaha 28. Uko ugenda umenyera, uzagera ku minsi 2, uzagera ku minsi 3, uzagerayo no kuri 740 wanayigeraho. Byashoboka, biterwa nuko imbaraga zawe zingana, ariko ikiba kigamijwe no kugira ngo ubohoke. Kandi twabwiwe ngo umwami Yesu ntago Imana yatumye umwami Yesu guciraho abari mu isi, guciraho iteka abari mu isi, ahubwo yabikoreye kugira ngo umwizera akizwe nawe. Haleluya. Urarushye kandi wumvise amateka y'ubuzima nanyuzemo, urugamba narwanye, urugamba nigaraguyemo, ubuzima nigaraguyemo mu gihe cya gipagani, ni uruhare rw'abadayimoni n'abarozi babigizemo uruhare mu buzima bwanjye, ndetse nakijijwe ntabwo byahise biva ako kanya. Ari nayo mpamvu tugomba guhumuka tukareba kure. Byakomeje kundwanya, ariko kugeza ku itariki 27 ukwezi kwa 4 2020 nibwo byakuweho. Bimaze gukurwaho, byakuwe no kwa gusenga. Kandi groupe abarobyi iri yarafashije cyane, kuko n'ubu ngubu nubwo ndi i Kigali ikaba iri mu cyaro, ariko turacyakomeza gusengana n'abanyambasura. Abakozi tuzabasura nabo kugira ngo tugende dubafasha abantu b'Imana. Nibyo murakoze namwe. Reka tugushimire cyane Alphonse kubw'umwanya wawe watanze kugira ngo uganire n'ubwoko bw'Imana. N'umusanzu ukomeye ubushyize ku murimo w'Imana, kandi imbuzi nk'izi ziba zikenewe kugira ngo abantu batarimbuka bazize kutamenya. Ndaza gukina n'ubundi ko utanga telefone yawe kugira ngo umuntu ushobora gushaka kuvugisha tutaza kumupfukirana cyangwa kumumbuza ayo mahirwe. Nimero ya telefone ni 0788 69 23 38. Uri hanze y'igihugu ubanza akamenyetso ko guteranya, ugashyiraho kode y'u Rwanda 250, ugakurikiza imibare nababwiye. Reka dushime Imana. Turagushimira Mwami Yesu Kristo. Tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro cyo kuburira abantu bawe, tubabwira imikorere y'isi y'umwuka. Ndakwinze kugira ngo ubohore abantu bawe baboshywe. Hari abatambwe ibitambo, hari abakora bikanga, hari abatabyara, hari abafite ibibazo bitandukanye Mwami, bituruka kuri karande, bituruka ku myuka mibi yo mu miryango itandukanye itarigeze imenya Imana ya Yakobo, itarigeze imenya Imana ya Abraham, itarigeze imenya Imana y'Abanyarwanda ngo bayisenge, ahubwo bakayoboka izindi mana, bikaba byaragize ingaruka ku miryango igiye itandukanye hirya no hino ku isi. Abo ndabasengeye ubuzima bwabo tubuvanye kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Reka amaraso ya Yesu Kristo abatembemo
mwami Imana nyuma y'iki kiganiro tuzumva duhamagara batambutsa amashimwe ku buzima bwabo bwabohotse utugirire neza kandi ukomeze kuduha kugukorera ibyiza ushima kandi ushaka kugira ngo kuri wa munsi natwe tuzaragamwe n'abera ubugingo buhoraho urakoze kudufasha kandi ukagira neza buri wese wari uduteze amatwi mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze ya reka tubashimire mwese rero mwari mukurikiye kino kiganiro ibiganiro byacu nakagaruka mugira amahoro y'Imana